iri barura rigusiga uhagaze neza, iri barura ryongere rigukangure, iri barura ryongere rikubwire ko impanda izavuga, iri barura rikubwire ko nubwo uri mu isi ariko utazayihoramo, iri barura rikubwire ko none uriho ariko ushobora no gupfa, iri barura rikubwire ko ubuzima bwawe bufitwe n'Imana ishobora byose. Yesu ashimwe bene data. Twongeye gushima Imana iduhaye uyu mwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana kuri uyu munsi no kuri tariki, muri uku kwezi no muri uyu mwaka. Hari igitangaza Imana iteguye kugira ngo kize ku buzima bwawe, kandi hari amahirwe uhawe atandukanye nayo wari ufite, kuko Imana iyo iguhaye ijambo ibishatse kugira ngo ugire ibyo wakira kandi ugire n'ibyo ureka. Rero dushima Imana yo murengezi wacu kandi mutabazi yabanye natwe. Niwe Uwiteka dusabye, niwe dutabaje nonaha. Turagushimiye kuko uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana ikiranuka, uri Imana yera, uri Imana ituye mu ijuru ryera, uri Imana ikiza kandi ukabohora. Usabye cyane kugira ngo bwoko bwawe mitima yabo bayerekeje kuri wowe kugira ngo bumve ikivugana nabo. Ndagushimiye ko umanukiye kutugirira ibambe kandi ugakorana natwe kugira ngo turuhurwe nawe. Ducagaguye imigozi n'iminyururu y'umwijima, dukumiye rwose amajwi y'abazimu, dufunguye amajwi y'umwuka wera, dufunguye amatwi y'umwuka niyumve kandi akore. Ijuru ry'Imana ryitamurure, umuntu wese uri imbere y'Imana naruhukira imbere yawe Kristo, yakira impinduka n'ihumure riguturutseho, ineza y'Imana imuganze. Haleluya! Dutesheje agaciro ubutware bwose bw'umwijima, twakiye ijambo ryawe rizima nirihindura imitima ya benshi kugira ngo uryumve wese agubwe neza kandi bimuhagarike mu mwanya umwishimiramo, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Reka n'ubundi dusome ijambo ry'Imana hano muri Yeremiya ibice 33 n'umurongo wa 13. Haravuze ngo mu midugudu yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya no mu midugudu y'ikusi no mu gihugu cya Benyamini naherekeye i Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda, intama zizasubira kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara, ni Uwiteka avuga. Amen. Reka nkubwire ko ubu ari ubuhanuzi bwawe kandi bukaba buje kugira ngo umenye icyo ukwiye gukora igihe gisa n'ikibi. Ijambo riravuze ngo muri iyo midugudu, muri utwo duce, ikusi n'ikasikasi, burasirazuba n'iburengerazuba, intama zigiye kongera kunyura munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara. Ndimo nkubwira ngo haje ibarura ritandukanye n'iry'itorero, haje ibarura ritari irya rindi rya mituweli, haje ibarura rikubwira ngo ugiye kongera kunyura munsi y'ukuboko kuwaguhamagaye, kuwakubumbye, kuwaguhaye ubuzima, yongere akunyuze munsi y'ukuboko kwe ari kubarura. Iri barura rirakomeye, ritandukanye n'uko abantu bibwira. Nyir'ubutware cyangwa se nyiri kure mu muntu afite ububasha bwo kumenya ibigaragara n'ibitagaragara. Dore aho iri barura rikomereye. Ubundi umuntu ashobora kukubarura, yareba ikanzu cyangwa ikositime wambaye akavuga ati uyu niwe wari ukwiye kuba muri iki gitaramo. Rimwe na rimwe akarobanura akoresheje amarangamutima. Ibyo byarabaye muri Bibiliya ubwo Samweli yajyaga kwimika, ngo ageze kwa Yesayi habanza bitwa ba Shama, habanza bitwa ba Aminadabu, abasore rwose b'igihagararo, abasore bafite ibigango. Abo basore ngo bagihinguka, ngo Samweli yumva akwiye kwimika abo, ariko kuko ngo cyari igihe cy'Imana, ari n'umugambi w'Imana, kandi Imana ngo yari yihamirije iravuga ngo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka mu rubyaro rwa Yesayi. Ngo ako kanya Imana ishimwe,
ngo Imana ivuga mu ijwi rikomeye ibwira Samweli ngo Samweli we ntabwo ari uwo namugaye kuko ntabwo ndeba nk'abantu. Abantu bareba igihagararo ariko njye Uwiteka ndeba mu mutima. Ndagira ngo mubwire ngo mu gihe cyo guca munsi y'ukuboko kwa nyir'intama, mu gihe cyo guca munsi y'ukuboko kwa nyir'umukumbi, mu gihe cyo guca munsi y'ukuboko k'uwakuremye, mu gihe cyo guca munsi y'ukuboko k'umuremyi waremye byose, ntabwo azareba igihagararo, ntabwo azareba yuko uzi kwisiga, no, ntabwo azareba ko ufite famiye ikomeye, oya, ntabwo azareba ko wize amashuri ahambaye, oya, ahubwo azareba ko ufite umutima uhuje no gushaka kwe. Ni ijambo ryumvikana ariko rinateyemo ubwoba. Mu midugudu yose intama zigiye gusubira munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara. Reka nkwibarize mwene data wari kunyumva, uraba wibaza ngo ni ubuhe buryo agiye kunyuza abantu munsi y'ukuboko kwe? Niba ari akaga ari bubateze ntiwabimenya, niba ari indwara ari bubateze ntiwabimenya, niba ari igihe runaka ari bubateze ntiwabimenya, niba ari umubabaro runaka ari bubateze ntiwabimenya. Icyari bukore kugira ngo ageze buri ntama yose munsi y'ukuboko kwe. Urumva guca munsi y'ukuboko rimwe na rimwe habamo kunama no guca bugufi. Nta wamenya ikiri bugucishe bugufi rata, nta wamenya ikiri butuma uca bugufi kuri urwo rwego, nta wamenya ikiri butuma ukwirwa munsi y'ukuboko kandi uri umuntu ukomeye, nta wamenya ikiri bubikore. Ariko ijambo ryavuze ngo intama zose zigiye kongera guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara. Witondere ibarura rivuye ku Mana, witondere ibarura ritandukanye n'iry'abantu, witondere ibarura rigenda rikagera ku mwana muto rikagera no ku mukuru, witondere ibarura ritareba ku gihagararo cy'umuntu n'agaciro ke, witondere ibarura ritagira amarangamutima. Ibarura ry'abantu umuntu ashobora kubarura undi akamubarura mbere kubera ko amutinye cyangwa amwubashye. Ntabwo ibintu byose biba mu iterabwoba. Hari n'igihe umuntu ashobora kubaha undi akavatereka mu banzi. Ariko iri barura rata ry'Uwiteka ryo ntabwo ariko rimeze. Ijuru ntabwo rirya ruswa, ijuru ntabwo rigira amarangamutima. Ryo ryavuze ngo intama zose izo mu mujyi n'izo mu cyaro, izo mu Rwanda n'izo mu bindi bihugu, izo muri Afurika n'izo mu yindi migabane, zigiye guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo, zigiye kongera kugaruka munsi y'ukuboko. Hagiye kubaho impamvu ituma zinyura munsi y'ukuboko, maze ngo yongere azibare. Kandi Imana ntabwo ibarura n'amarangamutima, ntabwo ari kwiteye. Ndagira ngo mubwire ngo ushatse waba umuntu w'Imana utabitewe nuko uri mu kigare cy'abantu, utabitewe n'abo ugendana nabo, ahubwo ubitewe nuko Imana yagusimbukije akaga n'amakuba, ubitewe nuko Imana ijya igukingiriza ikakurinda gukorwa n'isoni, ubitewe nuko Imana yagusimbukije impfu zikomeye abantu bazibara, ubitewe nuko umutima wawe Imana yagiye urinda kugwa mu gico, ubitewe nuko Imana yagiye kurwanirira aho abantu bazi n'aho batazi. Ibyo bikagutera gushaka mu maso y'Imana, iri barura rikagusanga uhagaze neza. Imana disifashe ubyumve, Imana ikurengere mwene data, Imana igufashe. Iri barura rigusiga uhagaze neza, iri barura ryongere rigukangure, iri barura ryongere rikubwire ko impamvu izavuga, iri barura rikubwire ko nubwo uri mu isi ariko utazayihoramo, iri barura rikubwire ko none uriho ariko ushobora no gupfa, iri barura rikubwire ko ubuzima bwawe bufitwe n'Imana ishobora byose, iri barura rikwigishe kongera kubaha Imana, iri barura rigukore ku mutima umenye icyo Imana ishaka. Iri barura ryica imboneranyi ku maso yawe, nurangiza amaso yawe akorweho rata, wongere urebe umenye iby'Imana iri gushaka.
wongere wisubiremo. Si ubundi ibi bintu nkora nubwo nihesha amahoro Imana irabyemera, ibi bintu mbamo nubwo nihesha amahoro biri mu mugambi w'Imana, biragufasha etando. Imana ishimwe. Mwene data, ndagira ngo nongere gusubiremo ngo mu midugudu y'Ubuyuda, Yerusalemu n'ahandi, inama izikasikasi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba zigiye kongera guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara. Ntabwo Imana yakubona uri muri ako kaga, kuko iyo gukora ibyaha ushayisha Imana igutera umugongo ikakwima mu maso hayo. Ntuzaterwe ubwoba n'uwahiriwe n'iby'isi, kuko ijuru rikunda ubugingo kurutaho. Nibyo koko Imana ikwiye kuguha iby'isi kugira ngo udacumuzwa n'ibyo ikoze, ariko kandi ukwiye no kumenya ko uri umuntu w'Imana. Ibyo udatunze n'ibizabura urubanza ku Mana. Nta deni Imana yakugiyemo, kuko ideni rikomeye ni uko igutungishije kugira neza kwawe. Imana ishimwe. Ndakwinginze ibuka ko ugiye kongera guca munsi y'ubwoko bukomeye, ugiye kongera guca munsi y'imbaraga zikomeye, ugiye kongera guca munsi y'umutwaro usumba abandi. Imana idufashe, Imana itugirire neza muri iyo midugudu yose. Dore inama zigiye gusubira guca munsi y'ukuboko kwa nyirazo azibara. Imana igufashe mwene data, Imana ikugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo iri barura ritari iry'itorero rikoze kuri benshi kandi risigaje benshi, ariko weho muntu w'Imana uri mu nyumva, fata icyemezo cyo guhinduka, uhindukire ugize umutima mushya rwose. Imana izakugirira ibambe. Imana izakugirira ibambe, ihindura ubuzima bwawe, kuremera imibereho, iguha imibereho itandukanye n'iyo wabagamo, iguha izina ritandukanye n'iry'abantu bakwitaga. Imana ishimwe. Reka dusengane. Imana yacu nziza, turagushimiye kugira neza kandi uri umukozi w'umuhanga. Iri barura nanjye ryangeraho, n'undi wese ryamugeraho kandi ryaba ikibazo, ariko turasenze kugira ngo uhindure ubuzima, uhindure ubuzima bw'abaguteza amatwi, uhindure ubuzima bw'abakwizera, uhindure ubuzima bw'abaguhaye umwanya, uhindure ubuzima bw'abatari basenze kugira ngo umwami buhinduke, uhindure ubuzima bw'abasenze dokitene mene, uhindure ubuzima lande gomere fande stide zone, uhindure ubuzima. Mwuka wawe wera nakora eto ifalo memoria onera tetarafa imini bini bene kasa Imana ekostito onyiri ubutware, uhindure ubuzima, uhindure ubuzima, uhindure ubuzima. Amateka mashya nahinduke nonaha, uhindure ubuzima, urwana intambara natwe, uhindure ubuzima, kuko ushobora ry'abantu batabasha. Urakoze cyane kukurengera rwose, ubari natwe kandi bari mu gitondo cyacu. Uwo testanse birimo aba bene data ndabasengera kugira ngo bito kandi barengere umuntu wese agubwe neza, arumurwe nawe ubugingo bwe bwakiri humure, yongere ace bugufi, yibuke ko azabarwa, yibuke ko azabarurwa, atunganye ibitari bitunganye mu rugendo rwabe mwihumure. Ineza yawe muganze rwose, wica inama zikuzimu n'imigambi y'icakura, utanga ikirere kizima ku bantu bawe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Bene data turabashimiye mwebwe muri kumwe natwe, kuko iyo tugiriye ubuntu bwo kubana namwe dushima Imana. Turabashimira ku nama nziza rero n'ibitekerezo mudahwema kuduha, ndetse no kutuba hafi mu buryo cyangwa ubundi. Imana idakiranirwa ibaho umugisha, ikiranukira kweza abera ibaho umugisha. Kandi dukomeje gushimira aba subscribers bacu, tuvuga ngo namwe mutari mwaba subscribers kandi ngo mube sabone, ngo namwe mubikore kugira ngo mujye mubona notification igihe cyo kugira ngo ikiganiro gitambuke, muzajya muhita mukibona byoroshye. Kandi tuzajya dukomeza kubasengera uko mudusabye ngo tubasengere, ko muduhaye ibyifuzo, haba kuri mail turasoma, haba no kuri telefone turazakira. Kandi n'ukuri tugiye tubona Imana ikora, tugiye tubona Imana iruhura abantu benshi cyane bagiye basubirizwa muri uyu mwanya.
Imana rero ibaho umugisha kandi ibaganze. Mwari kumwe na Moise Ndayisaba.